Nibyo rwose inshuti yanjye, ntabwo wibeshye. Imana yemera ko byose tubinyuramo, yemera ko amakuba n'ibyago tubinyuramo. Kuko iyo usomye mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abakorinto mu gice cya mbere umurongo wa 19 yaravuze ngo kuko umwana w'Imana Yesu Kristo uwo twababwirije ibyo jyewe na Silowamu na Timoteyo atari ye kandi ngo abe oya, ahubwo muri we harimo ye gusa. Bivuga ngo mu Mana ntago hajyabamo yego nawe, ahubwo habamo ye. Ijya yemera ko ibibazo n'amakuba bitubaho, yemera ko urwara, no wayibaza ngo se Mana wemera ko nshomera, ikagusubiza ngo ye. Wemera ko nicwa n'inzara, yego. Wemera ko byose, yemera ko byakubaho, amakuba byose n'ibyago byose yakomera ko bikubaho. Ariko usomye muri Zaburi igice cya 34 umurongo wa 20 kavuga ngo ibyago n'amakuba by'umukiranutsi ni byinshi, ngo ariko Uwiteka azamufasha muri byose. Yumvikane ngo akoreka ibyo byose bikakugeraho, ariko arangiza akagushoboza muri byose. Uyu munsi rero witerwa ubwoba n'ibyo uri kunyuramo, witerwa ubwoba n'ibyo byakugezeho, yemera ko bikuzaho, ariko yiteguye no kugushoboza, yiteguye no kugukomeza, yiteguye no kukurwanirira, yiteguye no kugufata ukuboko kugira ngo abigukuremo amahoro. Imana rero igufashe, Imana ikugire neza. Nubwo ibyo ubona byose biguteye ubwoba, nubwo ubona byose bikwasamiye, ariko humura, Imana izagufasha muri byose mu izina rya Yesu. Amen.